Hello bene data nongeye kubasuhuza kandi ndizera ko muri amahoro. Abo bitameze neza Imana ibagirire neza kandi Imana ibahe umugisha mumfasha akanya ko kugira ngo tuganire. Buri wese yaba ari umuto, yaba ari umukuru, yaba ari umugabo, yaba ari umugore, yaba ari urubyiruko, donc buri wese twifuza ko ijambo ry'Imana ryamugeraho kandi rikabasha kumukemurira ibibazo, kuko ijambo ry'Imana ritubwira ngo ijambo ryawe nitabaza ry'ibirenge byanjye ni umucyo umurikira. Rero rijya ritumurikira mu mwijima, rijya ritumurikira hari ibibazo tukabona ibisubizo. Imana ibaho umugisha. Uyu munsi rero ntabwo tuvuga ku mudamu noneho, ahubwo ndagira ngo ngewe nivugeho ngewe n'ijambo ry'Imana icyo ryankoreye muri iyi minsi ishize. Nari ndimo ndi gusenga, ndi ku rusengero, mfite Bibiliya, ndi gusoma ijambo ry'Imana, numva ijambo ry'Imana rimwe riri muri Yesaya ibice 54 umurongo wa 17 rinjemo cyane, riza mbese rifite imbaraga. Aho nari ndi gusoma ndahareka njya gusoma iryo jambo, ngerageza no kurifata mu mutwe, ndariboroka, ndangije ndisengeramo, mbese rivuga ngo ariko intwaro bacuriye kukurwanya ntizagira icyo zigutwara, kandi ururimi rwose rwahagurukiye kukurwanya uzarutsinda. Mbese ngerageza ayo magambo kuyamemoriza, ndangije ngenda nyasengamo, mbese numva umwuka w'Imana ari kumata kuyasengamo kandi nsengera umuryango wanjye. Ubwo rero nagiye nsoma, nagiye mbese vuga buri muntu muri famiye, vuga nti intwaro zahagurukiye kukurwanya wowe kanaka muri famiye yanjye, bose ndabazenguruka nihereyeho n'umutware n'abana. Ndavuga nti izo ntwaro ntacyo zizagira icyo zidutwara. Ndangije kandi nongera mbasubiramo bose, ndavuga nti kandi ururimi rwose rwahagurukiye kukurwanya uzarutsinda. Amen. Ndasenga, mbese ndataha ngira ngo mbese ndavuga nubwo ijambo nyine ubwo rifite ibyaryo, rizakora ibyaryo, ngewe nakoze nanjye uko numvaga umwuka ari kunyobora. Ubwo rero hashize iminsi mikeya mvuye ku kazi, donc ubwo hashize nk'iminsi 3-4 ngira ngo mvuye ku kazi, ndavuga nanone reka nongere njye gusenga. Nyura ku rusengero ndasenga akanya gatoya, ndangije umwana arambwira ngo aragira ngo mujyane muri siporo akina umupira w'amaguru. Nuko ndamubwira okay, ndaza ndamujyana, mugezayo, ndongera asubira mu rugo kugira ngo ntegereze ko ari burangize nkasubira kumutwara, kuko sinari kumutegereza, nabonaga bari bumara amasaha 3 muri training. Ndavuga nti reka noneho mba ntashye, nanisomera Bibiliya, nategura ibindi byo mu rugo, akazi k'abadamu bo mu rugo benshi barakazi. Nuko ubwo maze kugera mu rugo hashize nka 20 minutes, hashize nk'iminota 20, numva barampamagaye ngo umwana ari muri urgence. Umwana ari muri urgence? Aka kanya nari mugejeje muri training, ageze muri urgence, ariko sinajya kwirirwa mburana. Ndavuga ntuke ubwo ndaje. Ubwo abana bari mu rugo banditse nanababwiye, mbese nahise nsohoka gutyo ndagenda. Ndavuga niko se urabona rero abantu b'Imana tugomba guhora turi maso, kuko ikintu nk'icyo kibaye utangira kwibaza ngo Mana kubera iki bibaye, ibi ni ibiki bimbaye, ko nayo mvuye gusenga kuki utabimbwiye, ibintu nk'ibyo. Numva umwuka wa shitani nyine utangiye kunyataka, unzanira ibyo bitekerezo. Ariko noneho umwuka w'Imana nawe unyibutsa ko uri kumwe nanjye kandi wari wabimbwiye. Nuko ntangira gusenga mu ndimi, ndahaguruka ndagenda, ndafata imodoka ndagenda musanga ku bitaro, nsenga mu ndimi gusa, nsenga mu ndimi, sinigeze namuvugisha, namukozeho gusa nkomeza gusenga mu ndimi. Ariko ubwo nyine rimwe na rimwe ubwonko bwaratekerezaga uko bari bambwiye ngo yakubise mbese umutwe ku rukuta, noneho ngo ijisho, mbese bakambwira ngo ijisho riri kuva amaraso. Noneho ngenda ariko nsenga mvuga nti intwaro zose zahagurukiye kuturwanya ntizizagira icyo zidutwara, kandi ururimi rwose rwahagurukiye
kutuburanya tuzarutsinda. Amen. Ndasenga mu ndimi ubwo abaganga barakontorora. Nagezeyo musanga nyine yamaze kubona na muganga, noneho barakontorora baravuga ngo nta kintu babonye, mbese nta kintu gihangayikishije cyane babonye, ariko bagiye kongera bamunyuze no mu cyuma barebe niba nta mitsi yabashije gucika n'iki. Nuko ubwo ariko nkomeza kwizera, numva ko Imana yari yabivuze, numva mbese nta trouble mfite mu mutima wanjye, numva nta bwoba mfite, numva ko mbese Uwiteka ari bwigaragaze. Ubwo ijisho rye ryari ryabyimbye nyine ryageze gutya, umuntu atabasha kurebamo, atabasha kumenya ibyabaye, no kubamunyuza mu cyuma. Barangije umuganga, mureke tujye dusengera abaganga, burya abaganga nabo bakora umurimo w'Imana. Amen. Twahuye n'umuganga mwiza, aratwiyegisikiza, aratubwira ati bishobora kuza gutinda, ariko tugomba gukora ibishoboka byose kugira ngo tube sure ko nta kibazo umwana yagize. Ahamagara umushirije araza avuga ati ndabona nta kibazo, ariko uwo muganga nyine wari responsable we aravuga ati ibyo byose nubwo bavuze ko nta kibazo, ndagomba kuba gukora ibizame, mbese sindebesha amaso gusa, atari ibizamini ibi bisanzwe, ahubwo tukaprofondisa tukareba niba nta mitsi yacitse. Ubwo rero umuganga aramukorera ibizamini, amwohereza ahandi, tujya kunyura mu cyuma, turaza turangije arongera aduhamagara aratubwira ati ibizamini bimeze neza, nimwitahire. Amen. Ubwo turataha rero amahoro, kandi ku munsi ukurikiye umwana ajya ku ishuri, nubwo ijisho nyine ryari ryabyimbye, ariko mbese yabashije kuryama arasinzira neza. Ku munsi ukurikiye ajya ku ishuri. Nagira ngo ubwire nawe ko intwaro zose zahagurukiye kukurwanya ntacyo zizagutwara, kandi ururimi rwose rwahagurukiye kukuburanya uzarutsinda mu izina rya Yesu Kristo. Nagira ngo nkomeze umuntu uri kunyura mu bikomeye ngo yizere Imana kandi avuge ijambo ry'Imana, iyo tureba ijambo ry'Imana ye gutera ubwoba na circumstance n'ibintu ari kureba, ahubwo yizera Imana ko yatangiye imirimo myiza muri we izanayikomeza. Nubwo buhamya nagira ngo mbahe, Imana iduhane umugisha. Amen. Amen. Amen.